Reka ngushimire wowe dukurikiye kuri Bridging Finance kandi ngusaba kugira ngo ukomeze kugumana natwe ibintu ukomeze kubiha umurongo. Tumaze igihe tuganira mu bintu bijyanye na finance kandi n'uyu munsi tugiye gukomeza. Uyu munsi tugiye gukomereza kuganira kuko uri ku mwenda w'u Rwanda bivugwa ko ugeze ku gipimo cya 74.8% bya GDP, arawundi 75, aho abantu bamwe batangiye kwibaza batese ese ubukungu bw'u Rwanda bwaba bugeze mu marembera, aho bigaragara ko umwenda uri kuzamuka kugera ku kigero kigera kuri 74, hafi 75 bya GDP y'igihugu cy'u Rwanda. Aravuga ngo igihugu kiri mu gihombo, abandi bati ubukungu bw'u Rwanda bugeze mu marembera, ariko se ukuri n'ukuri. Uyu munsi ngiye kubwira ukuri kuri uyu mwenda w'u Rwanda, ahari hari ukuri uza kumva ushobora no kugutungura. Reka duhere ku mwaka wa 2025, aho umwenda w'u Rwanda bivugwa ko ugeze kuri 74.8% bya GDP. Hari n'abateganya ko ushobora kuzamuka kugera kuri 76 cyangwa ukarengaho mu myaka iri imbere. Ibi bituma abantu benshi bagira igitekerezo ngo igihugu cyaba gifite ibibazo bikomeye bijyanye n'ubukungu. Ibi bituma abantu benshi batangira gutekereza ko igihugu cyaba kiri mu bihe bikomeye by'ubukungu, ariko tujye kuganira turebe ukuri aho kuri. Ikibazo nyamukuru kuko umwenda ari munini. Ikibazo ni uburyo umwenda wakoreshwa cyangwa warakoreshejwe. Ibihugu byinshi bikomeye ku isi bifite imyenda irenga 100% bya GDP yabyo, ariko ntibivuze ko biba mu gihombo. Ku Rwanda rero hafi 88% by'umwenda wo hanze ni concessional loan. Concessional loan ni umwenda uri mu cyiciro cy'imyenda igira inyungu nto cyane, ariko uwo mwenda ukaba umara nanone igihe kirekire. Uwo mwenda wakoreshejwe mu mishinga minini y'igihugu cy'u Rwanda, cyane nk'ikibuga cya Bugesera, murakizi ko ari ikibuga mpuzamahanga kiri kubakwa kandi igihe kizaba cyuzuye cyangwa cyatangiye gukora. Ni ikibuga mpuzamahanga kizatangira gukora mu minsi ya vuba, kandi kikaba kizwiho kuzazamura ubukungu bw'u Rwanda kubera ko kizaba kidrivinga ibintu bitandukanye birimo business ishingiye mu bukerarugendo, kikazamura ibijyanye n'ubwikorezi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, kubera ko kizaba cyagira indege nyinshi zaba zitwara abantu ndetse n'izitwara imizigo. Hakaza Rwandair. Rwandair murabizi ko ari ikigo cy'igihugu gitwara abantu mu buryo bw'indege, kandi ubu bwikorezi bwo mu kirere mu Rwanda burakora cyane. Murabizi ko u Rwanda rudakora ku nyanja, bivuga ngo iyo udakoresheje inzira y'ubutaka ni ugukoresha indege. Inzira y'ubutaka ntabwo yihuta, ngo iri secured ugereranyije n'inzira yo mu kirere. Inzira yo mu kirere irihuta, kandi urebye bya security nayo iri securize kurusha inzira y'umuhanda, kubera ko mu muhanda hazamo amapana atandukanye, hazamo impanuka zitandukanye, kandi izi ndege ziba gake. Kubw'amahirwe nta niraba ku ndege yacu. Hakazamo indi mishinga y'ibikorwa bitandukanye ariko by'iterambere, ibikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi ndetse n'amazi. Iyo mishinga rero niyo yashowemo amafaranga agera kuri 88% by'umwenda wo hanze, kandi ukaba ari umwenda wishyurwa inyungu nkeya ariko umara igihe kirekire. Iyo ni investment yakozwe n'igihugu cy'u Rwanda, bivuga ko amafaranga yashowe muri iyo mishinga byanze bikunze agomba kugaruka, kubera ko yagiye mu mishinga igomba kuzagarura inyungu. Hari impamvu 3 z'ingenzi tugiye kurebaho zishobora kuba zatuma abantu tuvuga ngo iyi myenda iraduhenda. Turebe niba hari n'uburyo bwo kubiregerariza. Impamvu ya mbere, reka twite debt service fee, amafaranga dutanga kuri serivisi kugira ngo izi nguzanyo zitugeraho cyangwa tubashe kuzimanaginga. Novuga ngo amafaranga yo kwishyura inyungu agenda yiyongera bitewe n'uko uyu munsi igihugu cyacu ntabwo kigira ibintu byinshi byoherezwa mu mahanga, cyangwa exportations ni nkeya. Hanyuma kandi amafaranga tuba twayafashe muri currency yitari y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo tuyifata aya mafaranga tuba twayafashe mu mafaranga y'amanyamahanga, tuvuge amadolari. Hanyuma
iyo dufashe amafaranga mu madolari no kwishyura tuba tuzishyura tuzishyura mu ma USD amadolari, kandi nk'uko tubizi ifaranga ry'u Rwanda rigenda ritakaza agaciro. Ifaranga ryacu ritakaza agaciro, kandi mu bituma ritakaza agaciro nuko ibyo twinjiza mu gihugu biruta ibyo dusohora mu gihugu mu rwego rw'ubucuruzi. Iyo twaba dufite exportations nyinshi ziruta importations, nuvuga ngo igihugu cyacu cyaba kihaza, kibasha no gusagurira amasoko ku buryo tugira amafaranga menshi y'amadevize, iyo bita devise, yinjira mu gihugu, noneho bigatuma dutunga foreign currency nyinshi idufasha kwishyura na ya myenda kuko ariyo twafashemo ya myenda. Naho uyu munsi iyo tugiye kwishyura umwenda birashoboka ko nta nubwo bishoboka tujya kugura amadolari kugira ngo tubashe kwishyura ideni ry'amadolari. Urumva icyo kintu? Turajya kugura amadolari kugira ngo twishyure ideni ry'amadolari. Biratuma dufata amafaranga yacu y'amanyarwanda, biratuma dufata amafaranga yacu y'u Rwanda tuyavunjishe mu madolari twishyura umwenda w'amadolari. Aho ngaho hahita hazamo igihombo kijyanye, reka tukite exchange difference, ni amafaranga ajyanye no kuvunjisha. Kuko uyu munsi niba twarafashe umwenda wenda wa miliyoni ijana z'amadolari, idolari rigura amafaranga 1,200 y'u Rwanda. Idolari rimwe ryavunjaga amafaranga 1,200 y'u Rwanda. None tugeze ahangaha muri 2025 uyu munsi ugiye kureba, tuze kujya kuri site ya Benero urasanga idolari rigura wenda idolari rimwe rivunjwa amafaranga angahe? Amafaranga 1,400 wenda na 30. N'urugero ntabwo narebye kuri site ya Benero ngo ndebe uko idolari riri kuvunjwa uyu munsi. Hanyuma niba rigura amafaranga 430, kandi uyu mwenda twarawufashe idolari rigura amafaranga 1,200, urukumva ko hamaze kwiyongera amafaranga 230 mu kiguzi cy'uyu mwenda. Umwenda w'amadolari ntabwo uhinduka, ariko kugira ngo twishyure aya mafaranga, niba tukiri no muri grace period, urumva ko twamaze guhomba aya mafaranga 230 ukubye n'umubare w'amadolari dufite bya 100,000 by'inguzanyo. Rero amanyarwanda amafaranga y'u Rwanda tumaze guhomba automatically, aya ngaya turayabara muri service fee. Aya mafaranga ni amafaranga twishyura kugira ngo tubashe kwishyura wa mwenda. Ni amafaranga, ni igihombo tugira kijyanye na currency twafashe mu mwenda itangana cyangwa iri stable kurusha currency yacu. Sinzi niba biri kumvikana. Ahangaha twabara ko turi kugira igihombo, ariko nanone ntabwo hariho twahera dufata umwanzuro ngo tuvuge ko ubukungu bw'u Rwanda buri mu marembera. Ntekereza ko abakora bije nabira baba barabiteguye, uretse ko nyine fluctuation of currency udashobora gukora prediction ngo ihure neza n'ukuri kwa nyako, ariko abantu baba baragerageje gukora budget bashingiye no kuri byo. Nkuko nabivuze, icya kabiri kiraba import dependence, cyangwa ubukungu bwacu bushingiye ku kwinjiza ibintu. Navuga ngo mu rwego rw'ubucuruzi import dependence biravuga ngo mu rwego rw'ubucuruzi ibyo twinjiza biruta ibyo dusohora. Bivuga ngo twinjiza ibintu byinshi mu gihugu, bivuze ngo ya mafaranga y'amanyamahanga n'ubundi turayakeneye kugira ngo tujye kurangwa. Ibyo bigatuma n'ubundi still dukomeza gukenera kwishyura service fee. Na service fee ariko ni different exchange rate difference. U Rwanda rutumiza ibintu byinshi mu mahanga, bigatuma ubukungu bugira igitutu, kubera ko dusabwa kujya gushaka amafaranga yo mu mahanga kugira ngo tubashe kurangurayo, kubera ko ntabwo tugura mu manyarwanda. Amafaranga y'u Rwanda ntabwo ariyo tujyana ku isoko mpuzamahanga tugiye guhaha.
birasaba ko habanza kuba change, amafaranga akava muri currency y'u Rwanda akajya muri currency y'igihugu tugiye guhahamo, ariko kandi amasoko menshi usanga niba atari amadolari ni amayero, cyakora biri kujya bishyira no mu kuba twagura mu mayuwani, ngira ngo ibintu biraza kujya bibaransaho gakeya, ariko n'amayuwani n'ubundi ni foreign currency. Icya gatatu nicyo twakwita global shocks. Ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi dufite ibibazo bishingiye ku izamuka ry'ibiciro bya peteroli, byahise bikora imyigaragambyo mu bucuruzi cyangwa se mu bukungu bw'igihugu cyose. Ahangaha ntabwo ari ku Rwanda gusa, tubisangiye n'isi yose muri rusange, uretse ko hataka nyir'ubukozwemo. Ikindi, buri gihugu kigira risike yacyo bitewe n'aho ubukungu bwacyo buhagaze. Ibiciro bya peteroli byarazamutse, intambara hirya no hino ziracyahari, bituma ubukungu bugira ibibazo bitewe n'uko hazamo ibibazo bituma ihererekanya ry'ibicuruzwa cyangwa ry'ibintu n'ibindi ritagenda neza bitewe n'izo ntambara. Hakaza inflation, ifaranga ryacu rigenda ritakaza agaciro, ibiciro byazamutse. Byose bigira ingaruka ku bukungu, hanyuma byasanga dufite n'ibindi bibazo bijyanye n'imyenda, ugasanga ariko abantu bashobora guhera bavuga ngo ubukungu bw'u Rwanda buri mu marembera. Ariko aha siho dukwiye guhera tuvuga ngo ubukungu bw'igihugu buri mu marembera, ahubwo buri wese bakwiye gukora analize ashingiye ku bintu bitandukanye, kugira ngo utaza kugendera kuri kimwe ugasanga hari ikindi wibeshyeho. Uyu munsi hari abantu bashobora kuba bavuga ngo ubukungu bw'u Rwanda buri mu marembera, kandi bakirengagiza ko ari amafaranga atazanywe, iriya myenda ntabwo twayifashe ngo aba ari amafaranga yagiye kugurwa ibyo kurya abantu barye birangire, ahubwo ni amafaranga yashowe mu mishinga igomba kwigarura, kwisazura, kwiyotofinansa. Ni imishinga igomba kugarura amafaranga yashowemo. Reka tubivuge wenda mu buryo bwumvikana. Hari ubwoko bubiri bw'imyenda tugiye kuvuga ahangaha. Hari umwenda wa investissement, umwenda ushowe w'ishoramari, hakaba n'umwenda wa consommation, ari umwenda umuntu ashobora kujya gufata kugira ngo amafaranga yarye birangire. U Rwanda rero iyi myenda rwafashe yose iri muri investment, bivuze ngo ntabwo ari imyenda idushyira muri risk, ntabwo ari imyenda idusenya, ahubwo ni imyenda itwubaka, idufasha kubaka ubukungu. Ku Rwanda imbere ya IMF ubukungu buri gukura cyane, kubera ko buri ku kigero kiri hagati ya 7 n'9%. Ibi bivuze ko igihugu kiri gukoresha umwenda neza, kiri kuwukoresha nk'igikoresho cy'iterambere, ntabwo kiri gukoresha nk'igikoresho kimunga ubukungu. Kimwe nuko wafata business loan kugira ngo ujye kwagura ibikorwa byawe, kuko ikibuga cy'indege cya Bugesera ni amafaranga azanandi, Rwanda Air ni amafaranga azanandi, kubaka imihanda, inganda z'amashanyarazi kugira ngo haboneke amashanyarazi ajya gukoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse no mu baturage, kandi abawukoresha bose barishyura, ni amafaranga azanandi. Nihe twashingira tuvuga ko izi nguzanyo zituma ubukungu bw'igihugu bujya mu marembera. Hanyuma na kiriya gipimo ntabwo kiragera ku rwego wavuga ko ari risk, nubwo ariho bigana, ariko ukurikije analize tumaze gukora, ntabwo ari imyenda iri muri high risk, ntabwo ari imyenda iri baseless, kubera ko ifite icyo ishingiyeho kandi kigaragara. Mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kiri mu nzira yo gukoresha iyi myenda mu rwego rwo kuzamura ishoramari, ariko kandi kigomba no gukomeza kuyicunga neza cyane kugira ngo hatazamo izindi risk zitandukanye. None se wowe ubitekereza ute? U Rwanda ruri gufata imyenda neza cyangwa hari ibyo ubona imbere bishobora kutugiraho ingaruka? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, hanyuma kandi niba ukunze iki kiganiro udukorere subscribe kugira ngo tujye dukomeza duhure cyangwa se dukorane ibiganiro bitandukanye, udusangize ibitekerezo tubisangize n'abandi, dukore like kugira ngo dukomeze kubona recommendation, ikiganiro kigere kuri benshi. Hano tuvuga amafaranga, gumana natwe dusangire ibitekerezo, dusangire inama zidufasha kwiyubaka.